Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi. Se umwami wacu Yesu Kristo turagushimye, twaye icyubahiro bwo kugira neza. Nta mana ihwanye nawe, nta mana isa nawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe. Imbabazi zawe zihoraho iteka. Umuririmbyi yaravuze ngo wa mutima wanjye wishima Uwiteka, ngo ndetse namwe ibipimo byose mushime, mujye mwimana bagirwa imirimo yose n'ibyo yankoreye byose. Avuga ngo yambabariye ibyaha nakoze byose. Haleluya! Imbabariye ibyaha nakoze byose, ngo kandi n'inkiza indwara zamugaje, ngikanyambika imbabazi zayo nk'ikamba, ngo kandi ikampaza ibyiza bidashira, ngo nigikora ibyo gukiranuka, ngo kandi n'abarengana ikabarenganura, imanza ziboneye zitabera. Mana we turagushimye kuko umucamanza utabera, turagushimye kuko uri Imana ibabarira, turagushimye kuko uri Imana ikiza indwara zose, ukatugirira neza, ukaturengera ku manywa na nijoro. Zaburi mukozi warandika aravuga ngo mba nararabye yaba atari Uwiteka wangiriye neza, n'amazi aba yaranembanye igihe abanzi bamagukiraga, baramize mu nguri. Ariko biravanga ariko ushimwe kuko utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye yuko watwimanye muri ibi bihe byose bitambutse. Uratwimana mu bihe bya korona, uratwimana mu bihe by'inzara, uratwimana isi yahagurutse, abanzi bahagurutse, umwanzi yahagurutse, satani yahagurutse. Utubera amaso, utubera igicucu, utubera ubwugamo, nk'uko Bibiliya yayivuga muri Zaburi ya 43 ngo ni wowe bwugamo bwacu, ni wowe bwugamo. Haleluya, haleluya! Turagushimye, tugwaye icyubahiro. Abamama bari kuri uru rubuga, abapapa bari muri uyu mwanya, muri aya masengesho, tugwaye icyubahiro. Turakomeje kuri Imana, tugwaye icyubahiro kugira neza. Nta mana ihwanye nawe. Uhabwe icyubahiro Kristo. Tuje imbere yawe duciye bugufi, amaraso yawe natugaragareho. Muri yaravuze Uwiteka umucamanza, ngiya tubonyeho amaraso, ntabwo aducira urubanza rubi, ahubwo atwita abakiranutsi. Turi imbere yawe wa Mana we, turasabye kugira ngo amaraso yawe atugaragareho muri aya masaha, agaragare ku bamama, agaragare ku bapapa, agaragare ku basore, mu izina rya Yesu. Amaraso yawe, haleluya, salandole geto enite kotiri binivoa. Muri byaravuze gumanagurwe rwose, aravuga ngo niba ngombwa, niba n'umuriro bishoboka na ukoreshe, ariko nyiri ibyaha birimburwe, ngo nyiri ibyaha birimburwe. Turasenze kugira ngo umuriro wawe uri muri ibyaha mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu. Amaraso yawe tweze nyagora ku ngoma. Haleluya, amen, 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 amen. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah. Amen, asante Yesu. Urakwiriye Mana. Ijwi ryawe ryihumure rigaragare mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyiringiro bigaragare bifite ubugingo yuko tuzakubona. Ijambo ryawe ravuga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 3, Bibiliya iravuga ngo kandi ngo turi abana b'Imana, uko niko turi, ntago twitwa, ahubwo ngo niko turi. Aravuga ngo ariko uko tuzamera nubwo bwose bitarerekanwa, ariko Kristo yerekanwa ngo tuzasa nawe. Umuntu wese ufite ibyo byiringiro ngo niyiboneze nk'uko nawe aboneye. Ufite ibyiringiro byo kuzahindurwa, ufite ibyiringiro byo kunazanezerwa, ufite ibyiringiro byo kuzasa nawe, ngo niyiboneze, niyiyeze uko data nababoneye. Tuje imbere yawe Mwami wanjye, yewe Kristo, ntacyo twageraho, ntaho twagera, ntacyo twavuga utatwejeje, utadutunganije, kuko dufite ibyo byiringiro. Haleluya, nenigo sita la maya bone etrabe dotaya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro.
turakwakiriye rero umaze kutweza reka ukuboko kwawe kwiza kugaragare kuba mama barimo bumva iri jwi ryanjye mu izina rya Yesu n'ijwi ry'ubuhanuzi nibakira amavuta muri uyu mwanya nibakire mu mwanya mu izina rya Yesu Kristo aho bari hose mu bihugu bitandukanye mu izina rya Yesu imbaraga zawe reka zibagereho imbaraga zawe reka zibafateho imbaraga zawe reka zigere mu zabo imbaraga zawe reka zigere aho bicaye abari muri ofisi abari mu nzu zabo abari mu kazi mu izina rya Yesu bari bo mu mvinjwi mahoro meza y'Imana nagwe mu mitima yabo mu izina rya Yesu ijambo ryawe mwami wanjye rigira umumaro mu buzima bwacu no mu mitima yacu izina ryawe rihabwa icyubahiro turagushimye rero yuko ubikoze yuko uri kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu twizeye amen Amen. 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 hallelujah hallelujah Yesu arahumusha ndabanezerewe kandi ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana aho muri hose hatandukanye mu bihugu bitandukanye mwivemo ikaze turashimira umukozi w'Imana Bishop wagize iriyerekwa mu buryo ni iriyerekwa rikomeye iyerekwa ry'amasengesho najyaga mbwira abantu nkababwira ngo hari ibintu Imana itazahanira abantu uko byagenda kose ubuhanuzi uramutse uhanuriye umuntu ukamubwira ngo genda usenge niyo yaba atari Imana ibikubwiye ubwo buhanuzi buremewe mubwiye ngo senga mubwiye ngo imbere y'Imana mubwiye ngo shaka Imana ubwo buhanuzi buremewe rero turashima Imana kubwo buhanuzi bwaje buvuye ku Mana bwo gusenga no kuba imbere y'Imana Imana ihabwa icyubahiro Bishop tugusaba umugisha aho uri nuwakire mu izina rya Yesu Amen. kandi twizeye tudashidikanya yuko ibi byumweru bitanu aho bizajya kurangirira Imana iri butabara isi turimo turasengera isi ndagira ngo mbabwire ngo aya mavuta duhagazemo ntabwo ari amavuta ari lokale ni amavuta ari international ni amavuta yo gusenga dusengera isi ni amavuta yo gusenga dusengera isi haleluya ni amavuta yo gusengera ibihugu bikomeye yo gusengera abakomeye n'aboroheje yo gusengera abayobozi n'abayoborwa ni amavuta Imana yemeye ko duhagararamo rero reka tuyahagararemo neza ibyumweru bitanu umubare 5 usobanura ukuboko kw'Imana usobanura gukora kw'Imana ahi ibi byumweru bitanu biri burangirire turabona ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu ahi ibi byumweru bitanu biri burangirire turabona imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu ahi ibi byumweru bitanu biri burangirire ukuboko kw'Imana kuragaragara ku buzima bwawe ndagira ngo babwire ngo gusenga bigira umumaro kuri uwo ngo urimo gusengerwa kandi bikagira umumaro ku urimo gusenga bigira umumaro mu buryo bwombi gusenga kugira umumaro ntago ari sansenike ntago bigira umumaro kuri gusengerwa gusa ahubwo n'uri gusenga bimugirira umumaro uko dusengera isi Imana nawe irakugirira neza uko Imana izamura isi nawe urazamuka uko Imana itabara isi nawe uratabarwa uko Imana yibuka abantu bayo nawe irakwibuka haleluya Amen. Zina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Rero nagiye mwese nabo nagiye numira nabonye bagiye baza Yesu abumugisha Imana ibagirire neza kuri platform nziza cyane Imana yaduhaye kujya dusengeraho Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana twihuse turasoma mu gitabo cya Yoweli umuhanuzi Yoweli turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cyaho cya 2 turasoma duhereye ku murongo wa 12 turaza gusoma amagambo menshi cyane turaza gusoma amagambo menshi imirongo myinshi kugira ngo tubashe gusobanukirwa turi mu masengesho turi kugikumba akenshi abantu tujya mu materaniro tujya mu nsengero umuntu yurira ku gatuti bamubwiye ngo iminota 30 cyangwa se 15
bakajya bamubwira bati cunguza uburyo umwete, ariko ubu turi ku gasambi, turi ku karago, tugiye guhamagara Imana, twaje gusenga. Sindi buvuga amagambo menshi kuko ndashaka ko tumara umwanya munini mu gusenga, kuko turi mu masengesho. Amasengesho bivuga kumara umwanya munini turi imbere y'Imana. N'ubu turi imbere y'Imana, ariko mu minota mike cyane ndagira ngo tuze gukonekita n'iri jambo tugiye kuganira, maze dusenge ijuru rimanuke mu izina rya Yesu. Imana yiteguye gukora ibikomeye. Imana yiteguye kurengera abantu bayo. Imana yiteguye kurengera isi. Oh haleluya. Nzanye ihumure ku isi, kandi iyo tuvuga isi ntabwo tuvuga ubutaka. Iyo tuvuga isi ntabwo tuvuga ibiti. Iyo tuvuga isi ntabwo tuvuga inyanja. Iyo tuvuga isi tuba tuvuga abantu, kuko Imana yaremye isi. Ntabwo isi yagombaga kuba isi itarabona umuntu. Umuntu amaze kwinjira mu isi nibwo Imana yamubwiye ngo dore byose ndabiguhaye, ugende ubiyobore, ugende ubiyobore. Ariko nimugoroba ndimo gusenga, Imana yambwiye ngo biratangaje kuba abantu yarabahaye isi ngo bayiyobore, uyu munsi akaba ari isi irimo kubayobora. Aya masengesho ni ukugira ngo dusubire muri domain, muri dominion yacu yo kongera kuyobora isi, aho kugira ngo isi tuyobore. Ibyago turimo ducamo, ingorane turimo ducamo, ibibazo turimo ducamo, nuko twatanze uburenganzira bwacu, twatanze icyo twagombaga kuba cyo, isi akaba ari mirimo kutuyobora mu gihe cyo kuba twebwe twayobora. Kuko mwitangira ry'isi, mwiremwa ry'isi, gahunda y'Imana, umwana w'umuntu kwari ukuyobora isi, ntabwo isi kwari ukuyobora umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Imbaraga muri aya masengesho, kuko ni twebwe Imana ihamagaye. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana igiye gutabara isi. Ntabwo ikeneye ibihumbi by'abantu, ntabwo ikeneye miliyoni z'abantu kugira ngo irengere isi. Imana ikeneye wowe, ikeneye wa mudamu we wowe uri ku mugabane w'Uburayi, ikeneye wowe uri ku mugabane wa Amerika, ikeneye wowe uri kutwumva uri muri Aziya, ikeneye wowe uri muri Australia, ikeneye wowe uri muri Afurika, kuko Imana yatujyanye muri ibyo bihugu kubw'impamvu, kugira ngo duhagarare, Imana idukoreshe, tubashe guhindura isi. Imana igiye gutabara umuryango, ntabwo ikeneye ba anko bose n'aba anti bose, ikeneye wowe gusa. Imana igiye kurengera Abisirayeli yahagurukije Gideyoni, iramubwira ngo yewe Gideyoni we, ngiramusuhuza. Marayika yaramusuhuje, ngaramusuhuza ngo uraho neza Gideyoni, ngo mugabo w'imbaraga, ngo kandi ugira ubutwari. Gideyoni arikanga. Imana ishimwe cyane. Iyo ndamukanyo yari ndamukanyo idasanzwe. Marayika yaramukije Gideyoni, aramuramutsa ngo uraho Gideyoni, ngo wa mugabo w'imbaraga we. Yari ndamukanyo idasanzwe. Marayika Gabriel yaramukije Mariya, aramubwira ngo urahiriwe mu badamu bose. Ngamusanzi we, ngo Mariya arikanga, aravuga ngo njyewe nabamiriwe gute, ibintu urimo kuvuga ko ntabyumva. Muri aya masengesho ndagusengeye kugira ngo Imana igusuhuze, indamukanyo y'Imana ije mu buzima bwawe. Imana igusuhuje, nibwo tumenya ibyo turi byo, nibwo tumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu, nibwo tumenya icyo Imana yaduhamagariye, nibwo tumenya assignment y'Imana ku buzima bwacu. Naho iyo abantu bagusuhuza muri ya mazina yawe ya kera, amwe ugifite inzara, amwe ukiba mu gashamburete, amwe uri mu mudugudu w'iwanyu, ya mazina nawe uzi bakwitaga. Umuntu aragusuhuza akavuga ati uraho neza Mukanyirakama, umeze neza, ati se ko tubona wahindutse byagenze bite. Ntabwo bazi icyabaye, ariko Imana igusuhuje, igusuhuza mu ndamukanyo bigendeye n'umugambi wayo, n'umugambi Imana. Amen. Haleluya. Akira indamukanyo y'Imana mu izina rya Yesu.
indamukanyo y'Imana rero niza kukubwira yuko uri umunyembaraga, niza kukubwira yuko ufite uruhare mu guhinduka kw'isi, niza kukubwira yuko ufite uruhare mu kwaguka k'ubwami bw'Imana, niza kukubwira yuko Imana igiye kukubakaho ibintu bikomeye kugira ngo isi izahinduke binyuze muri wowe. Iyo tuvuga guhinduka kw'isi tuba tuvuga guhinduka kw'abantu, guhinduka kw'ibikorwa, kuko amazi yo ntabwo arahinduka, imisozi ntabwo irahinduka, igiti Imana yaremye ari umuyembe kiracyari umuyembe, igiti Imana yaremye ari igifenesi kiracyari igifenesi, igiti Imana yaremye ari voka kiracyari voka, ariko umwana w'umuntu niwe wahindutse. Umwana w'umuntu niwe wahindutse mu buryo butangaje. Rero iyo tuvuga guhinduka kw'isi tuba tuvuga guhinduka k'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu niyahinduka n'ibindi byose bizaba byiza, bizaba bizima, kuko biravuga ngo ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko ngo kwerekanwa k'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Yoweli, Manuzi Yoweli igice cyaho cya 2. Ndagira ngo turaza gusoma tugenda dusoma, ntabwo ndi buze ngo dusome ngo umurundi rimwe gusa ngo tusoze, ariko turagenda dusoma umurongo umwe kuri umwe ubundi tugendane neza mu izina rya Yesu. Abaho umugisha. Bibiliya avuga ngo Uwiteka aravuga ati, Uwiteka aravuga ati. Nkunda ya magambo iyo ndimo gusoma Bibiliya nkagera ahantu avuga ngo Uwiteka Imana aravuga ati, ntabwo ari yavuze, ntabwo bavuze ngo Uwiteka Imana yavuze ngo, ahubwo baravuze ngo Uwiteka Imana aravuga ati. Amina. Ni present, ni preza, ni ubu ngubu. Yandi magambo, amagambo ngiye gusoma ahangaha ni amagambo Imana irimo kuvugana nawe nona. Amen. Uwiteka Imana aravuga ati, ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. Ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. Manuzi Yoweli arimo guhanura, Imana imuhamagara. We yabonye ibintu bidasanzwe, yahamagaye mu bihe bikomeye. Abisirayeli barasubiye inyuma, Abisirayeli barakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, Abisirayeli bari mu ngeso mbi. Yoweli Imana iramuhamagara. Usomye igice cya mbere hari amagambo atangaje ngo yararebye ari mwiyerekwa ngabona ibintu birimo bikorwa, arangije avuga amagambo akomeye, ndateranya abantu arababaza ngo mbese n'abantu mwe ibi bintu birimo bibaho mwege mwigeze mubibona? Ibi bintu birimo bibaho muri iyi minsi mwigeze mubibona mu bihe byanyu? Ngahamagara abasaza arababaza ngo mwebwe mwigeze mubona ibi bintu? Ahamagara abasore arababwira ngo mwigeze mubona ibi bintu? Nanjye ndimo ndababaza bene data, ibi bintu birimo bibaho muri iyi minsi mwigeze mubibona? Mwigeze mubona ibi byago turimo duhura nabyo? Mwigeze mubona akagahoma munwa karimo kaba mw'isi aho abantu bahagaze ngo barimo bararengera uburenganzira bwabo? Bati umuhungu wanjye yabonye fiance, yazana fiance ukabona azanye umuhungu mugenzi we. Umukobwa yabonye fiance, yazana fiance ukabona azanye umukobwa mugenzi we. Yoweli ararira arabaza ngo mbese ibi bintu, iri shyano mwigeze muribona? Mwigeze mubona ibi bintu? Arahanura avuga ngo mbese mwabagabo mwese mwabasaza mwe nimutubwire, mwigeze mubona ibi bintu mu bihe byanyu? Aho umubyeyi yanga umwana we, aho umwana yanga umubyeyi, aho abantu bakora ibiteye isoni mu nzu y'Imana. Mwigeze mubona ibi bintu? Aho abantu baryabyana. Mwigeze mubona iyi generasiyo aho abantu babeshyana, aho abantu bakorera ibintu byose biteye ubwoba mu isi badafite ubwoba? Mwigeze mubona ibi bintu? Mwigeze mubona izi ndwara? Havuga ngo nuko rero nimubiganiriza abana banyu, ngo n'abana banyu bazabibwira abuzukuru, ngo n'abuzukuru bazabibwira abo bazabyara, bazabihererekanye, bazajye bibuka amateka, bazajye bamenya ibintu byagiye bibaho. Nuko ngo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yoweli
nuko ngarahanura arababwira ngo ariko n'ubu ngubu ndagira ngo babwire ngo haracyari ibyiringiro nubwo hari ibirimo gukorwa muri iyi si biteye isoni nubwo hari ibiri gukorwa muri iyi si biteye ubwoba Bibiliya iravuze ngo ariko n'ubu ngubu mu yandi magambo haracyari ibyiringiro byo kugarukira Imana haracyari ibyiringiro byo kongera kugirirwa neza n'ijuru aravuga ngo ariko n'ubu ngubu nimungarukira n'umutima wanyu wose nimungarukira n'umutima wanyu wose n'imitima yanyu yose Imana ishimwe amina haleluya hari ibiteye ubwoba nubwo isi nkuko ibyahanuwe byerekana nibyo tugenda tubona muri iyi minsi iminsi igenda ihinduka abantu bagenda bahinduka ibintu bigenda bimera nabi ariko mvuka ubuhanuzi buvuze buravuze ngo ariko kandi nanone nimungarukira ariko n'ubu ngubu bivuga ngo n'aka kanya biracyashoboka ko Imana yarengera isi nubwo ibiriho biteye ubwoba nubwo ibiriho tutigeze tubibona bene data ibiriho tutigeze tubibona Bibiliya yavuze ngo ariko n'ubu ngo nimugaruka ariko n'ubu ngubu haracyari ibyiringiro yuko mwagarukira Imana n'imitima yanyu yose amina ari impamvu ijambo ry'Imana rivuga kugarukira Uwiteka n'imitima yacu yose nuko abantu benshi turi ku Mana n'imitima itari yose navuga ngo ni half-heartedly turi ku Mana ibice turi ku Mana ibice twabaye bize abantu batumiraga kugira ngo babane natwe na cyane abari muri ibyo bihugu by'i Burayi ndashimira abantu bari muri ibyo bihugu by'i Burayi mukibona umwanya wo gushaka Imana mukibona umwanya wo kwicara hamwe mugasenga abantu babaye bize abantu barimo baratigita ku manywa na nijoro bashakisha uburyo babaho ariko ndagira ngo babwire ngo Imana yacu iravuga ngo ariko n'ubu ngubu nimungarukira n'imitima yanyu yose amina nimungarukira n'imitima yanyu yose ndagira ngo tugarukire Uwiteka iri jambo kugarukira Uwiteka yagiye akomeza rivuga cyane Imana yagiye ikomeza irivuga cyane biravuga muri Yeremiya ngo nimungarukira ngo mugatandukanya mugakura ibishimwa mu bigawa ngo muzaba nk'akanwa kanjye bireka bango kandi ngo nimungarukire ngo ni njyewe wabakomerekeje ngo kandi njyewe uzabomora Mana ishimwe cyane Uwiteka Imana akeneye ko tumugarukira akeneye ko tugaruka mu bikari bye Imana ikumbuye abantu bayo ikumbuye bya bihe byiza byo gusenga ntabwo iyi si yononekaye kubera abantu babi bakora ibibi ahubwo iyi si dukomeje kononekara kubera abantu beza badakora ibyo bagomba gukora kubera abantu bazi ibyo gukora ariko bakaba batagikora icyo bagombaga gukora nimuze duhaguruke tugarukire Uwiteka biravuze ngo ariko kandi nanone n'ubu ngubu nimungarukira n'imitima yanyu yose haleluya 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 Mana ishimwe amina ngo n'imitima yanyu yose mwiyirize ubusa ayiwe ibiryo byabaye ibiryo abantu musigaye mwiririza bya kizungu munywa ubujuyisi musigaye mwiriza dogiteri yaravuze ngo igifu cyawe gikeneye akantu ngo nikitabona akantu ngo kirononekara abantu basigaye biriza bya kizungu bari kuri za potaje abantu basigaye biriza bya kizungu barimo banywa amata ngo urumva aho waba uri hose kwiyiriza ubusa n'ukwiyiriza ubusa Bibiliya yavuze ngo nimungarukira nimuba mugarutse mwiyiriza ubusa mukamukemo ibyo bintu mwagiye mwiyizamo ibyo bintu mwagiye mushyira mu mibiri yanyu iyo mibiri yanyu yabanesheje yabarushije imbaraga yabarushije isigaye ibayobora aba ngo nimwongere mwiyiriza ubusa nimungarukira n'imitima yanyu yose n'ibiryo mubishyire hasi yego amen Mana ishimwe impamvu Imana yatabaye abayuda
Esiteri yatumye kuri Morodekayi aramubwira ngo nimugende mwirize ubusa, ngo kandi nimwirize ubusa mwenyine, n'ipusi yo mu rugo yirize ubusa, nimwiha amata uwo munsi, n'indogobe nimuzi ibyo kurya, n'inka nimuzitware mu rwuri, ni umunsi wo kwiyiriza ubusa. Arabangu kandi imyenda myiza muyivanemo, ngo mwambare ibigunira, banishimwe mwambare ibigunira. Haleluya, 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 haleluya. Yego. Ayiwe, uko kwiriza kwa viziyo kwavuye he mwene da? Uko kwiriza kwa viziyo kwavuye hehe? Uko kwiriza kuri digitali, kwa digital fasting. Abantu basigaye biriza biteretse igicupa cy'amazi, ngo water is life. Nimuze tugarukire Uwiteka, tugaruke twese ibibuka byabihe wendaga wiriza ubusa iminsi 3 utabyutanywa, ukavanamo imbaraga zo kunesha, ukavanamo imbaraga zo gutsinda. Imana ikakurwanirira, Imana ikagutsindishiriza. Uyu munsi turasenga ntidusubizwe, turinginga ntidusubizwe, kuko imibiri yacu yahaze ariko ubugingo burashonje. Avuze ngo nimwirize ubusa, nimungarukira mwirize ubusa, mwirize ubusa. Haleluya. Ayedo sala dore gene ma. Numva imbaraga z'Imana zigenda. Amavuta. Imana yongera igarurire bya kera. Uwo mwuka utakikwemerera kwiyiriza. Ndimo ndabona hana abamama ntabwo gishobora kwiyiriza, igifu cyabaye igifu, ibibazo byabaye ibibazo. Ndeka nkubwiza ukuri, uyu munsi akira imbaraga mu izina rya Yesu zo kwiyiriza ubusa, zo kuba imbere y'Imana. Isi zatabarwa ariko twakoze icyo tugomba gukora. Isi zatabarwa ariko twahagaze aho tugomba guhagarara. Twahagaze mu cyuho. Imana ikeneye abamama bahagarara mu cyuho, nubwo hari abakora nabi, ariko ikeneye abo ngabo bumva bagifitemo akantu ku mwuka, bagihagaze kugira ngo bahagarare mu cyuho. Nubwo hari abapapa bamaze kwibagirwa, ariko hari abo ngabo bakwiye guhagarara mu cyuho. Reka tugarukire Uwiteka n'imitima yacu yose, maze Amina. Anishimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Ngo murire kandi muboroge, mitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu. Umva, mutanyura imitima. Ayiwe, idini ryatwigishije gutanyura imyenda, gutanyura imyenda. Ariko biravuze ngo imyenda nimuyireke, imyenda nimuyiveho, mutanyura imitima yanyu. Yore imitima yacu. Mutanyura imitima. Muve mu bintu by'amadoktrine byagiye bibafata bikabaherana. Mutanyura imitima, mwiriza ubusa. Umva, ibi bintu byo gusenga nta formule bigira. Ibintu byo gusenga ntago bigiramo ikibosi. Ibintu byo gusenga ntago bifite ibintu oya, ngo mutanyure imitima yanyu. Imana ikeneye kubona umutima wawe ujanjaguritse imbere yayo. Amina. Ukamera nka Dawidi ngo yatanyuye umutima we imbere y'umuhanuzi Natani, ngarimo muhitishamo. Aramubwira ngo kubw'icyaha wakoze, hitamo igihugu kwicwa n'inkota cyangwa kwicwa na mugiga. Nuko Dawidi aravuga ngo muri byose ngo misemo kugwa imbere yawe. Aravuga ngo reka ngwe mu maboko yawe, ngatanyura umutima. Haleluya, 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 haleluya. Yego, vuga Imana neza rata. Mu ngoma za mbere 14 murongo wa 7-15 aravuga ngo abantu banje bitiriwe izina ryanjye, abantu banje bitiriwe izina ryanjye, ngo nibamenye icyo gukora. Mu yandi magambo, ntabwo Imana imireba bari abo hanze, ngo nibicika bugufi bagasenga, Imana ikuha umugisha.
amina ngo niba bakava mu ngeso mbi zabo bagahindukira. Ntabwo Imana ifitanye ikibazo n'ab'isi, ifitanye ikibazo natwe tutagisenga, ifitanye ikibazo natwe tutagihindukira. Reba ngo nibapfukama bagasenga ngo bakava mu ngeso mbi zabo, nanjye nzabumva ndi mu gihugu. Haleluya. Mana ishimwe. Yego. Bakiriza igihugu. Ubarikiwe. Ntabwo Imana yavugaga Kenya, ntabwo yavugaga Uganda, ntabwo yavugaga Uburayi, ntabwo yavugaga igihugu. Ntabwo ubundi ubwami bw'Imana ntabwo ari demokarasi, ubwami bw'Imana ntabwo ari ubwami bw'Imana ntabwo ari repubulika. Ubwami bw'Imana ni ubwami. Imana rero tubona nk'ubwami bumwe, avuga ngo nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Amina. Mana ishimwe. Ndagira ngaho uri uyu munsi ubwira Imana ngo Mana ongera ududubize ya nyota yo gusenga, ya nyota yo kwiyiriza ubusa, ya nyota yo kurira, ya nyota yo gushaka mu maso hawe. Amina. Kuba ndi muri Amerika, kuba ndi Burayi, kuba uyu munsi narabonye ibyo kurya, cyangwa igihe narabiburaga. Ejo bundi turimo dusenga, nabwe ngo hari abantu bakora amasengesho, Satani yagize abanyamasengesho bagasenga kubera ko ibiryo byabuze, banarangiza bagakomeza amasengesho, twajyaga tuyakura y'agahato, ariko kubera ko ibiryo byabonetse. Ndagira ngo mwibutse ngo ntabwo Imana izagusaba kwiyiriza kubera yuko ibiryo bihari, kubera ko bidahari. Niyo bihari irashaka ko biguma muri stoke, ukajya ubireba ati Imana wagize neza, ariko abiretse kubw'impamvu zo kugushaka. Amen. Amen. Akaji kari muri frigo ariko sinkanyweye kuko ndagukeneye. Amata akonje n'isukari, isukari. Iyo mvu sukari nibuka ko nayenyweye 17, iyo myaka yose najyaga numva bayivuga mu mateka, ariko ubu ngubu niyo yuzuye muri sikriyeri ndayireka bati wa sukari ube witonze iyi minsi 3 ngiye imbere y'Imana. Hari Imana yatumyuza, hari Imana yatumye uyu munsi utakibura mu nzi wanje. Niyo mpamvu rero wihangane, nzongera kukunywa nyuma y'iminsi 3. Amina. Nukuri. Amina. Haleluya. Amen. Imitima yanyu aba ariyo mutanyagura, aba ariyo mushishimura. Muve ku myenda, muve ku myambaro, muve mu gushishimura imyambaro, muve muri ibyo ngibyo, mushishimure imitima, mutanyure imitima yanyu. Biravuga ngo umutima umenetse ngo ntabwo Imana izawugaya, ntizawusubiza inyuma. Haleluya. Amen. Ngo muhindukirire Uwiteka Imana yanyu kuko igira impuhwe. Imana yacu igira impuhwe. Oh, haleluya. Imana yacu igira impuhwe. Ubundi imbabazi n'impuhwe biratandukanye. Impuhwe ni passion. Imana yacu ifite impuhwe. Amen. Haleluya. Alabosi amando legeredo. Twakira impuhwe zawe. Ngo yuzuye imbabazi, igihe isi yuzuye ibyago, igihe isi yuzuye ibibazo n'agahinda, Imana yacu yuzuye imbabazi. Nishimwe. Yuzuye imbabazi. Ugiye kwire ntabwo icagase, ntabwo iri hagati, ntabwo iri muri hafi, ahubwo yuzuye imbabazi. Ugiye kwireba ukayigenzura, yuzuye imbabazi. Turashima Imana yuko yuzuye imbabazi. Amina. Ngo ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe byinshi. Ayo Mana we ndagukunda. Ngo yuzuye ibambe, ihorana ibambe byinshi. Ibambe it's sympathy. Yuzuye ibambe. Iri sympathetic. Haleluya. Amina. Iyumva kugira ibambe. Umva we, bitugarukira Uwiteka Imana kuko niwe udufitiye ibambe. Iyi si nta mbabazi gufitiye, Satani nta mbabazi agufitiye. Reka nkubwire mwene data, aho uri hose ntaho Satani atageze imyambi. Abantu bagiye bava mu bihugu bakajya mu bindi,
bagasigaza agahinda, bagasigaza ibibazo, bagasigara ari abakene, bagasigara bafite agahinda. Ariko najya nkubwire ngo Imana yacu yuzuye imbabazi, kandi uyu munsi gufitiye impuhwe mu izina rya Yesu. Impuhwe abantu batakugiriye, Imana irazigufitiye. Impuhwe imiryango itakugiriye, Imana irazigufitiye. Impuhwe abavandimwe batakugiriye, Imana yacu igufitiye impuhwe. Ibambe ryinshi. Amina. Amina. Haleluya. Amina. Kandi yitangira kuzana ibibi. Murongo wa 14 avuga ngo ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibagirire ngo ibasigire umugisha. Ninde uzi ko itazahindukira ikigarura maze ubundi mu gihe cyo kubasigira umuvumo ikabasigira umugisha. Mana ishimwe. Haleluya. Urasenza Imana muri aya masengesho. Imana yigarure, Imana yigarure, Imana yigarure. Yigarure mu bihugu byacu, yigarure, yigarure, yigarure kuri Europe, yigarure muri iyi si. Imana yacu yigarure. Ngo mbese nimuhindukira ninde muri mwebwe wibwira yuko Imana itazahindukira ikigarura, ikigarura. Enede tolema, Imana ikigarura. Imana ijya yigarura bene data. Kavuga ngo nubwo nari naradutaye ariko ndagarutse, nubwo nari nagusizeho agahe gatoya ariko ngarukanye imbabazi nyinshi. Imana niyigarure mu buzima bwawe, Imana niyigarure mu muryango wawe, Imana niyigarure mu izina rya Yesu. Imana yigarure. Haleluya. Aburahamu abwira Imana ngo mbese Mana Sodomo ni Gomora nihaboneka abakiranutsi 40 cyangwa 50, aramanuka agera ku mukiranutsi umwe, aravuga ngo mbese ntuzigarura ukatugirira neza. Biravuze ngo nituyigarukira ngo mbese nizigarura ikadusigira umugisha. Izigarura maze dusigira umugisha. Izigarura maze tugirire neza. Izigarura maze yongere dutabare. Amina. Bingera avuga ngo Mana badutabaraga mu minsi ya kera, ayina none uzaturengere tugeze kugupfa. Imana irigaruye kugira ngo ikurengere mwene data. Amina. Amina. Ufite Imana yuzuye imbabazi nshuti yanjye. Imbabazi zayo zirenze iz'abantu. Umuntu yakigarura akakubabarira, ejo wakongera akakubwira ngo nanone urongeye. Ariko Imana ntabwo ari kwimeze. Haleluya. Amina. Imana ntabwo ari kwimeze. Amen. Ntabwo igitubabarira ngo iducurire, ntabwo igiduha umugisha ngo iducurire. Imana ishimwe. Iyo igutabaye iragutabara, iyo ukubabariye iribagirwa. Haleluya, haleluya. Reka Imana yigarure muri aya masengesho maze yumve gutaka kwacu irengera isi mu izina rya Yesu. Amina. Mwibasigira imigisha mubone. Umva impamvu yo kudusigira umugisha wayumvise, iravuze ngo mubone uko mutura Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa. Impamvu y'Imana kugusigira umugisha ni ukugira ngo ubone ukwitura amaturo. Insengero zarafunze, bamwe na bamwe ngo bakijya ku rusengero, abandi ntago bagiye gusengera online. Akenshi biravuze ngo izadusigira umugisha ngo tubone ko dutura amaturo, tubone ko dutura amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa. Impamvu Imana iguha umugisha no kugira ngo uyiture amaturo. Impamvu Imana ikwagura no kugira ngo uyiture amaturo. Icyo kibazo ndakigusigiye mu mutima wawe, ukomeze wibaze niba muri iyi minsi ugitanga amaturo, wibaze niba ugitanga icyacumi uracyakiranuka, uracyahagaze mu murongo mwiza w'Imana, cyangwa kubera yuko muri iyi minsi nyine ibintu bimeze uko nguko, nta maturo nta byacumi, ibyo ngibyo byarangiranye na ya generasiyo yo kwicara ku ntebe z'umuhururu. Ubu ngubu kuko turi kuri interinete ibintu byarahindutse. Imana itubabarire, Imana itugirire neza.
ko mutavuga amen mvuze ku maturo muracecetse amen gizadusigira umugisha tubone uko tuyitura amaturo y'ifu n'ibinyobwa. Ntabwo ndimo mvugana na bose, ariko harimo abantu nka 2, 3, 4, 5 ndimo mvugana nabo ngo ongera usubire ku gicaniro cyo gutanga amaturo, cyo guturira Imana, cyo gutambira Imana mu izina rya Yesu. amen Uko wagiye ugira ibikomere by'abakubwiye ngo nutange amaturo kugira ngo ubohoke, uko wagize ibikomere by'abakubwiye ngo kora ikintu nawe ngo Imana izagukorera iki ngiki, byatumye wibagirwa principe z'Imana, wumva nta kintu bikimaze. Ariko najya ngubwire ngo Imana ntago yitaye kubagukomerekeje, ahubwo yitaye ku mutima wawe, uburyo wavuye ku musingi, usubira ku musingi uyu munsi. Niwite kubagukomerekeje, niwite kubagushyize hasi, kubatumye ureba nabi ibyo gukorera Imana. Muri ibyo yavuze ngo ntureke imirimo yawe yose, uko ibihembo birahari. Imana ishimwe cyane. Amen. Oya yebaya. Imana igukize ibikomere mwene da. Niba ari ibikomere wagize, Imana igukize maze ukora umurimo wayo. Gukorana ibikomere nabyo ntago byoroshye. Biravuze ngo umurongo wa 15 turimo turagendana neza, turi hafi gusenga Imana. Nubwo numva birandyohanye sinzi, ariko tugiye gusenga Imana mu kanya. Imana yo mu ijuru yigarure, Imana yo mu ijuru yigarure. Muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa. Jambo riragarutse, mutegeke kwiyiriza ubusa. Mugire iteraniro ryera, muteranye abantu, mwezi iteraniro, muteranye abakuru n'abana bakiri kwibere. Ibi bintu ntago birimo ibintu byo n'abana bakiri kwibere. Abo ngabo bakiri batoya bakivuga ngo twege turacyari bato mu buryo bwo mu mwuka, ntago twabishobora. N'abo ngabo bakiri kwibere mubasiga inyuma, mubateranye. Isi irabakeneye. Haleluya. Amen. Ngo umukwe nasohoke mu nzu ye, ngo n'umugeni mu nzu yarongorewemo, muve mu bintu by'imiteto ngo ngiye ngo narongowe. Urumva aravuga ngo umugeni n'umukwe bave mu bintu by'amahane muntu birangire, hane muntu zirangire. Umva, niba ari ugusenga n'ugusenga. Ngo n'umukwe n'umugeni bave mu nzu zabo. Mana we, ngabatambyi bakorera Uwiteka ibaririre hagati y'imiryango y'urusengero. Abatambyi babwira abandi kwiriza, abo ntibiyirize. Mana we, bakabanga twege twariyirije ngo twirije barya amandazi ngo nabo ntibiyirize. Ngapanga amasengesho we nusenge. Batambyi b'Imana, ni ibihe byo kugira ngo natwe turire mu miryango y'urusengero no ku gicaniro, ngo maze bavuge bati Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, kiza Erope, kiza ubwoko bwawe. Abatambyi ndetse n'abantu bose ngo baririre ku gicaniro, ngo babwire Uwiteka we, ngo tabara ubwoko bwawe, tabara. Ngo nureke ab'umwandu wawe bashinyagurirwa, nureke abitiriwe izina ryawe bashinyagurirwa, nureke abakumenye bashinyagurirwa, bakorwa n'isoni. Niki gituma duhinyurwa mu banyamahanga? Bati Imana yabo iri hehe? Imana yabo iri hehe? Ngeze kuri aya magambo numva ibintu bikeneye guhinduka muri iyi generation. Abanyamahanga ntibazakomeze kubaza aho Imana yacu. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Zaburi ngo barabaje ngo abanyamahanga barabaza ngo Imana yanyu iri hehe? Ngo arasubiza ngo ati Imana yacu iri mu ijuru, ngo kandi haleluya irakiza, irabohora,
rero ndagira ngo babwire ngo ibintu bikeneye guhinduka. nidutakamba niduhamagara ijuru Imana yacu izagaragara. Isi ntabwo izongera kubaza ngo mbese mbese Imana yanyu iri hehe. Ntabwo tuzongera gushinyagurirwa n'abanyamahanga. Ntabwo bazongera kuvuga ngo mbese n'uriya n'umurokore. Ntabwo bazongera kuvuga ngo ntabwo narinzi ko n'abakijijwe. Ibyo bizarangira. Niyo byo gusenga bene data dutakira Imana yigaragaze, igaragare, iboneke mu izina rya Yesu. Amen. Reka ntangaze iri jambo nk'umuhanuzi w'Imana ababazaga aho Imana yawe iri bari hafi kuyibona. Amen. 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 Narivuze ngo ababazaga aho Imana yawe iri bari hafi kuyibona. Ari abantu bakajya babaza ngo mbese Imana iri hehe katarabona umwana. Mbese Imana iri hehe ko ubuzima bucanze kuko urugo rwanze. Mbese Imana iri hehe kuko ibyakora byose. Mbese Imana iri hehe. Nagira ngo babwiye ngo nibitegure nyuma y'aya masengesho Imana yawe igiye kugaragara. Amen. Amen. Imana yawe igiye kugaragara. Enedo Silia Gonda Ma Gelevosita Enigrebo. Imana yawe yigaragaze. Izina rya Yesu. Amen. Manishimwe. Amasengesho y'icyabayeho umva ngo Uwiteka ngo maze Uwiteka agirira igihugu cye ishyaka. Agirira igihugu cye ishyaka. Ababarira ubwoko bwe. Amaze kukigirira ishyaka ngo ababarira ubwoko bwe. Nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati dore ngiye kuboherereza. Iri jambo narikunze Mana we. Haleluya bosi yamayaye. Amen. Umva ngo amaze kugirira ishyaka ubwoko bwe amaze no kumubabarira. Haleluya haleluya. Mbagiriye amaze kugira ishyaka. Amaze kureba mubabaro w'Abisiraheli. Amaze kureba guca bugufi kwabo. Amaze kureba kugaruka kwabo no kwihana. Amaze kureba kumaramaza kwabo. Ngabagirira ishyaka ngo maze nidele bosaya mirifu. Ngarababwira ngo ngiye kuboherereza. Ayiwe data we lelo dayama. Imana ikoherereze mwene data. Reka Imana igira ikintu yohereza mu buzima bwawe. Amen. Ngo maze Imana iboherereza. Amen. Amen. Hari umuntu witeguye kwakira icyo Imana igiye kohereza uyu munsi. Amen. Amen. Imana yohereze mu izina rya Yesu. Maze kubigisha. Imana niyohereze mu izina rya Yesu. Nicyo ijambo ry'Imana rivuga ngo izaza ntabwo izaceceka. Iyo yamaze kubabarira ntabwo iceceka. Iyo yamaze kugaruka ntabwo iceceka. Iravuga ngo irababwira ngo noneho nzaboherereza sha. Ngiye noneho gutangira kohereza. Cyane cyane nibiwa da. Ngiye gutangira kuboherereza ibyo mwasengeraga. Kohereza ibyari bimaze iminsi byaratinze kubageraho. Ngiye gutangira kohereza amasezerano yaramaze yataza. Ngiye gutangira kohereza umunezero. Ngiye gutangira kohereza enide kopa yenene wayo. Nagira umuntu wakira mu izina rya Yesu. Imaze kugira ishyaka iravuga ngo noneho ngiye kuboherereza. Haleluya. Kwiyubahisha Mana. Amen. Nzaboherereza. Amen. Ntabwo nzaboherereza ingano. Haleluya nakiriye. Ingano nizo kuva mu mutsima. Umutsima utera imbaraga. Umutsima niwo Yesu. Umutsima umugati niwe Yesu Kristo. Haraba ngo ngiye kuboherereza ingano. Uguhaye ingano abaguhaye icyo kurya. Ntabwo nzaboherereza na vino. Ngo kandi muzarya muhaje. Haraba ngo muzarya mugire imbaraga. Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Amen. Ngiye kuboherereza di. Ndumva ijambo ry'ubuhanuzi muri aya magambo. Imana yabwiye Abisirayeli irabwira ngo ubu noneho ubwo maze kugira ishyaka. Ngo kandi nkaba maze kubabarira.
nzaboherereza. Yewe ndahangaha ndumva niteguye kumva umuntu urimo ukomanga iwanje akavuga ngo nari noherejwe n'ijuru. Ukomanga kuri telefone yawe yoherejwe n'ijuru. Reka agira umuntu ukohereza mesaje byiza yoherejwe n'ijuru. Kaya nini ngoga ijuru rigira ibintu byohereza mu buzima bwawe. Ijuru ryohereje we aba ngo nzaboherereza. Ijuru ryigeze kohereza Hamani azi ko aje gutwara Morodekayi, yaraje ngaje kumumanika. Kumbe ijuru ryari ryamwohereje riramubwira ngo nzinduka, ufite umurimo ugiye kunkorera. Nuko ngo umwami arabaza ngo ninde uri ku irembo, baramubwira ngo ni Hamani uhari. Umwami aratangara bati kuki yazindutse uyu munsi, atajyaga azinduka aje ku kazi bigeze aho ngaho. Ariko ntabwo yamenye ko ijuru ryari ryamwoherereje Morodekayi. Nuko ageze imbere y'umwami baramubwira ngo ibintu byose uvuze ngo genda ubikorere Morodekayi, wicara ku irembo, uri kuri geti, na ijuru ryakoherereye amavuta. Amina. Ndavugana n'abantu bamaze igihe basengera urugo, Imana ikoherereze fiance muri uyu mwaka. Abantu bamaze igihe basengera akazi, Imana iguha appointment letter muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Aya masengesho turi gusenga atararangira, ijuru rigira ikintu ryohereza. Imana iravuga ngo nuko nzaboherereza. Nzaboherereza. Aiwe. Haleluya. Nzaboherereza. Akiriye nzaboherereza. I will send to you. Amen. My God, my God, my God. Amen. Nzaboherereza. My God. Shoreba. Turafi gusenga nimo ndabona abamama Imana ibohere. Hari ibintu Imana irimo yohereza mu izina rya Yesu. Amasezerano y'amazi iminsi myinshi, amasezerano y'amazi imyaka myinshi. Ni ibihe byo koherezwa. Ndabona Imana irimo gupakinga, Imana irapakira, Imana irapakira. Ibwira marayika ngo genda. Yigeze kohereza Daniel marayika, kamubwira ngo Daniel arimo arasenga, ihute none aha ugira ikintu ukora. Nuko Daniel ngakomeza gusenga mpaka iminsi 21. Ngo marayika abwira Daniel ngo kuva ku munsi wa mbere washishikariye gushaka mu maso h'Imana, n'amagambo yawe yarumviswe, ngo kandi niyanzanye. Niyo mpamvu Imana yanyohereje kugira ngo nzane igisubizo cyawe. Nubwo bitanyoroheye, nubwo nahuye n'intambara mu nzira, ariko Imana yongeye kandi nanjye iranyoherereza. Inyohereza marayika Mikayeli w'intambara kugira ngo arwane. None uyu munsi nahageze. Umva we mama, Imana igiye kohereza, kandi icyo yohereje na mbere byanze kukugeraho bikugereho mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Sante Yesu. Nzaboherereza ingano na vino n'amavuta ya elayo n'amavuta. Ijambo rikurikira ngo bibahaze. Amen. Nzaboherereza ingano na vino n'amavuta ya elayo ngo bibahaze. Bibahaze. Talamagosi yemenewa. Umva reka nkomeze kuko turara hana we. Haleluya. Kota amavuta mukozi Imana. Umbira ijambo. Umva. Bibahaze kandi sinzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga. Amen. Haleluya. Muri abo banyamahanga. Haleluya. Muri abo banyamahanga. Izo soni zagukoze. Enough is enough. Oh yes. Amen. C'est tout, birahagije. Amina.
umva ijambo ry'Imana uko rivuze ngo ntabwo nzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga. Amina. Imana ishimwe. Imana ijyana isoni zose izagukoze mu myaka yashize, izagukoze ukiri umwana muto. Iravuga muri Yesaya isoni zo mu buto bwacu, iravuze ngo ntabwo izongera kudukoza isoni muri abo banyamahanga. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah, hallelujah. Lataraba, ndabona imiryango ikinguka. Ari Amen. Imana ikora mu buzima bwawe mama. Amen. Hallelujah. Sante Yesu. Oh, yes, Lord. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ntabwo nzongera kubakoza isoni mu banyamahanga. Amen. 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 Oh, hallelujah. Oh, Lord. Oh, my God, my God, my God. Hallelujah. Hallelujah. Ahubwo ingabo zikasikasi zazishyira kure yanyu. Nzirukane nzigeze mu gihugu kirekire kandi kirimo ubusa. Izi imbere zigwe mu nyanja y'Iburasirazuba, n'izi nyuma zigwe mu nyanja y'Iburengerazuba, kandi kunuka kwazo kuzazamuka, kandi umunuko wazo wo kubora kwazo uzazamuka, kuko zakabije gukora ibikomeye. Zakabije, umva, Satani yarakwijoze bikomeye, yakoze ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe, yagiye kubuza amahoro kenshi, ariko biravuze ngo umunuko we nawe ugiye kuzamuka, kubora kwe kugiye kuzamuka, igihano cye kigiye kuzamuka. Haleluya. Ababazi bakumaze w'amahoro, ibizengereje isi muri iyi minsi, ibizengereje isi muri iyi minsi, Imana igiye kubihagurukira. Ibizengereje isi muri iyi minsi, Imana ibihagurukire. Ibikuzengereje, Imana ibihagurukire. Umunuko wo kubura kwabyo uzamuka. Hallelujah. Amen. Kadukomeze. 10:21 ngo ntutinye wasiwe. Umva ihumure, ntutinye wasiwe. Haleluya. Amen. Ntutinye wasiwe. Twese turi mu masengesho, turimo turasengera isi. Nagira ngo buri muntu wese yatura ayo magambo uvuga ngo ntutinye wasiwe. Ntutinye wasiwe. Izina rya Yesu. Ntutinye wasiwe. Turimo turasengera isi. Ibyumweru 5 turi imbere y'Imana. Ntutinye wasiwe. Nta handi humure ryava, ni mu kanwa k'abanyamasengesho, ni mu kanwa k'abantu bashaka Imana. Bibiliya yaravuze ngo muri icyo gihe, muri iyo minsi y'imperuka, ngihumure ngo umusozi ngo utuweho ngo n'Imana, wubatse urusengero rw'Imana, ngo n'ihumure rizava, ngo niho amazi azatemba aturuka. Imana ishimwe cyane. Ibi ni byo bihe kugira ngo ihumure ritembe riva mu buzima bwacu, ryinjira mu isi, ryinjira ku baturanyi bawe, ryinjira muri Afurika, ryinjira i Burayi, ryinjira muri Europe, ryinjira muri Amerika. Umva aya magambo aba ngo noneho kandi ubwo twamaze gusenga, ubwo Imana yohereje ingano, ubwo Imana itsembye abanzi bacu, ubwo Imana itazongera kudukoza isoni. Umva we nawe wasiwe, humura. Umva we gira ihumure, ntutinye wasiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Yano guhumuriza isi nk'umuhanuzi, ndahumuriza isi. Ndebwe ngo wasiwe ntutinye wasiwe, kuko utakirimbutse, utakigiza akaga. Hari abantu bahagurutse mu bihugu bitandukanye kugira ngo duhagarare mu cyuho. Ntutinye wasiwe. Hallelujah. Ntutinye wasiwe. Nezerwa kandi wishime. Haleluya. Nezerwa kandi wishime. Ibyiringiro, ibyishimo, umunezero w'isi uri mu maboko y'abanyamasengesho, uri mu maboko y'abashaka Imana, uri mu maboko y'abo ngabo denego siri minivo ari ku mavi bagomba guhisa ibyiringiro. Reka nkubwire ngo aya magambo ntabwo Biden yashobora kuyavuga ngo abwire isi ngo wasiwe humura,
ntabwo yabwira isi ngo wishime kandi unezerwe. Ntabwo Obama yashoboye kuyavuga mu gihe cye. Trump abantu bavuzeho kenshi bakavuga ko ari umukire, bakavuga ko ashoboye, ntabwo yigeze avuga aya magambo. Perezida w'Uburusiya ntabwo ashobora kuvuga aya magambo. Papa ntabwo yavuga aya magambo. Ntabwo yabwira isi ngo nihumure, ngo igire umunezero. Imana ishimwe cyane. Ntabwo uhagarariye Afurika y'Iburasirazuba ntiyavuga aya magambo. Ibihangange nka Muammar Gaddafi ntabwo bavuze aya magambo. Ababanjeho bari bakomeye ntabwo bashoboye kuvuga aya magambo. Ariko twebwe turimo turatura kubw'ijambo ry'ubuhanuzi riri muri twebwe, rirushaho gukomera buri munsi. Turavuze ngo wasiwe humura kandi ugira amahoro wishime. Etaya mando legereda. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Nitwe Imana ihagaritse kugira ngo duhe ihumure isi. Nitwe Imana ihagaritse kugira ngo duhe ihumure amahanga. Tubabwire ngo nimuhumure, wasiwe humura, ishime kandi unezerwe. Aya ni amagambo y'Imana y'umuhanuzi Yoweri arimo ahanura. Aravuga ngo ubw'Imana yamaze kutugirira ishyaka, yamaze kutubabarira, yamaze kutwoherereza. Sasa turi well equipped, dufite imbaraga zihagije, turiteguye. Wasiwe humura, wasiwe komera, unezerwe. Hallelujah. Amina. Ntabwo tugifite ubwoba bwa korona, ntabwo tugifite ubwoba bw'ibyorezo, tugifite ubwoba bw'intambara. Bibiliya iravuga ngo naho isi yahinduka, naho isi yahinduka, twebwe turashinganye. Mana ishimwe. Amen. Hallelujah. Kandi ihumure ry'isi, wasiwe nezerwa kandi uhumure. Amen. Ndimo ndakubwira nawe wasiwe humura. Humura, humura Europe, humura, humura, humura Amerika, humura, humura Afrika, humura Europe, humura, humura Asia, humura, humura Australia, humura, humura, unezerwe, unezerwe. Kala dodegerema. Hallelujah. Ntutinye wasiwe, nezerwa kandi wishime kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Amina. Amina. Kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Amen. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah. Uyu munsi ndumva ndi busore zanga. Amen. Amen. Nezerwa wasiwe humura. Ndangije n'amagambo yo guhumuriza isi. Aho uri hose, niba uri Burayi niho uhagarariye Burayi muri aya masaha, niba uri muri Amerika niho uhagarariye ku bwa Amerika, niba uri hano muri Afurika nk'uko turi muri Afurika nawe niho uhagarariye ku bwa Afurika. Reka tubwire imigabane yacu tubwire ngo humura, nezerwa kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Nezerwa kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Kuko hari revival irimo kuza. My God, itala magozere bay ele dominico dande lebrefonia. Hari revival Imana izanye muri iyi minsi, muri iki kinyejana. Humura wasiwe, humura wasiwe. Imana ije gutsemba imigambi y'umwanzi, Imana ije gutsemba ibikorwa bya Satani. Yaramuretse ngo yikoreye ibyo yishakiye, ariko igihe kirageze ntabwo izaceceka. Reka babwire bene data, Imana igiye guhaguruka. Amen. Imana irahagurutse. Ndimo ndayabwira nk'umuhanuzi, ndimo ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo irahagurutse kugira ngo ite kurwana n'ibyananiza isi, n'ibyananizaga abayobozi, n'ibyatumaga abantu baba influenced n'iby'isi cyane, bigatuma bayoba bakava mu byizerwa. Igihe kirageze kugira ngo Imana irwane inkundura. Hallelujah. Amen. Sante Yesu. Kandi ikanguro riraje, ikanguro riraje muri Afurika, ikanguro riraje Burayi. Imana ije kubyutsa iby'umwanzi yari yarasenye. Imana ije guhagurutsa ibendera ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Imana ije guhagurutsa ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Yego silimandore ba eko sekere mando benefo. Imana imira namwe ngo nimuhumure. Kuko yuhumure rije kugwa kuri isi mu izina rya Yesu. Nimuhagarare mu myanya yanyu, nimuhagarare aho mugomba guhagarara, nimuhagarare aho Imana ibahagaritse guhagarara, nimuhagarare in the place of your assignment. Ni Imana igukeneye mu mwanya Imana yaguhamagariyemo, maze murebe icyo Uwiteka ari bukore, maze murebe icyo
ari gukore abatayubaha bagiye kujya hasi y'ibirenge byacu abatubaha Uwiteka Imana bagiye kujya hasi y'ibirenge by'abubaha Imana Imana igiye guhaguruka perezida bubaha Imana Imana igiye gusenya inyubako zitubatswe nayo Imana igiye gusenya umwuka w'idini wari uri musenya isi Imana igiye guhagurutsa imbaraga z'umwuka wera muri iyi si maze zitwikira isi maze zitwikira amatorero zitwikira umurimo w'Imana zitwikira ubwami bwayo shalalagotere Mana Hallelujah. igihe kiraje kandi kirasohoye nelegosiri miniforia subira ku rufatiro igihe cyo kubona Imana kirageze igihe cyo kumva Imana kirageze abantu bagiye kubona Imana n'amaso yabo abantu bagiye bari barayumvise tuyivuga ariko dore ndabona irahagurutse we irahagurutse abarozi bagiye kuyibona abarozi bagiye kuyibona abicanyi bagiye kuyibona Imana igiye gusura abantu Amen. Shala bagai dene mene foria. Humura wasiwe. Gere done mai gere for. Tugiye gusenga Imana uri wose. Najya ngo dufatanye gusenga Imana. Turi masengesho yo gusengera isi. Especially muri iyi week turimo turasengera Europe. Turimo turasengera umugabane w'Uburayi. Mu izina rya Yesu Kristo. Ibihugu byose tutari burondore Imana yo mu ijuru igara ububyutse bwayo ubuhenebere bwari bwaramaze kwinjira Imana ibuvanemo mwene data reka nkubwize ukuri amakara iyo yazimye iyo ushize n'ikara rimwe ryaka neza n'ayandi yose arafatwa ntiwisuzugure aho uri muri icyo gihugu ntiwisuzugure aho uri muri ubwo Burayi muri Amerika mu gihugu cyose urimo ntiwisuzugure niwaka neza uraza gukongeza n'andi makara niwaka neza uraza gukongeza igihugu cyose niwaka neza abaturage bawe nayo bakwaka imbabura ntabwo ikeneye amakara menshi ngo yake ikara rimwe ryaka neza ishobora gucana imbabura iri buteke Amen. Hallelujah. Asante Bwana. Imana y'impuhwe n'imbabazi Imana yuzuye gukomera kwayo izina ryawe rihabwa icyubahiro Yawe nzambe papa tuyuri busona nzambe ratango o Yesu Kristo mukosha nzambe kumamana nzambe na Lord Yesu Kristo mukosha bakuzambe uzanzambe na bikamba nzambe na Lord Yesu Kristo mukosha nzambe natongo ya lero nzambe papa ipana biso na apremidi ya lero pona bamususu nzambe na pokwa na lero nzambe papa na bamususu tuyuri busona nzambe na Lord Yesu Kristo Bibiliya yavuze ngo na n'ubu nitugarukira n'imitima yacu yose tukiyiriza ubusa tuzakumva tugirire impuhwe Bibiliya yavuze ngo Uwiteka Imana agira ishyaka igihugu cye maze ngo ababarira ubwoko bwe abaha amasezerano abavuga ngo ngiye kubohereza kuna Europe nzambe na Lord Yesu Kristo kuri Imana yego ladonegere kuri Imana isoza amasezerano turasenga mu izina rya Yesu uyu munsi turasanzwe mwami wanjye maze ijambo ryawe rikora umurimo mu mitima yacu ihindure ubuzima bwacu maze duhagarare mu cyuho duhagarare mu izina rya Yesu kugira ngo iyi si ibashe kugirwa neza dutanze ijambo ry'ihumure uyu munsi riva mu kanwa kawe riciye mu kanwa k'abahanuzi n'abakozi bawe turavuze ngo wasuye humura nezerwe kuko Uwiteka akoze ibikomeye kuko Uwiteka akwibutse kuko Uwiteka akugiriye neza kuko Uwiteka agutse gutabara kuko Uwiteka keto nima ya gosiye izina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze nyakubahwa ku ngoma ukomeje kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen